Everyone twaje kubasubiza nk'ibisanzwe rero twongeye kugaruka kuri mikoro za Shati Promotion. Kwa tumaze igihe mutatubona kubera ko twari turi ku ishuri ariko then twavuyeyo just ndizera ko mugiye kongera kutubona bishyashya. Yes rero ngiye muri kuvugana niyo Yashatse Maurice amazina y'umuhanzi ni Maurice ndetse nkaba ndi kumwe n'abagenzi banjye reka nabo babibwire. Nanjye amazina yanjye Solange Omo. Reka kuzana nanjye amazina yanjye ni Emeline Mukaniyo, amazina y'akazi ni Aisha. Yes urakoze cyane. Rero hari abantu benshi bibaza impamvu tutagikora, abantu benshi bagiye babyibaza. Rero icyo ngusaba kanda subscribe ugume hano kugira ngo tubashe kumenya byinshi. Rero navuga ngo reka mpere kuri sinema, mpere ku ntambaro y'urukundo, ndaza gusoreza kuri ya filime yindi nayo bishyuranye mu uko bashyingiye. Impamvu zitakomeje ni ukubera izo mpamvu zo ku ishuri ariko amahirwe ko twafunze. Rero iyi filime igiye gutangira ikomeze ndetse turizera ko bizagenda neza. Wenda bagenzi banjye bagiye icyo babivugaho, ngiye kubabaza bimwe mu bibazo nkurikije komenti zanyu nagiye nsoma kugira ngo ibibazo mwagiye mubaza muri komenti mubashe kubisubizwa. Barihangana muzamura amajwi kugira ngo bawumve neza. Aisha, ese niye mpamvu nyamukuru yatumye iriya filime muyigerageza ku gice gatatu muri rusange? Tuyirangiza ku gice cya gatatu. Yes, wabizi ko kwa mpamvu ku gice cya gatatu Twari tugeze ku gice cya gatatu. Impamvu tutakomeje tubazanira n'icya kane ni ukubera byahuye n'igihe cyo kwiga. Kubura nyine ukundi twahita dukora nk'igice cya kane gutyo nyine mu kirebe, ariko filime zacu zirakubiye cyane nyine. Impamvu yabayeho ni uko niyo nyine y'abanyeshuri kujya ku ishuri bamwe ntibaboneke nyine. urakoze cyane. Yes, reka tubanze mugenzi wacu. Hari abantu benshi cyane bashobora gutekereza ngo ni mushyashya. Ntabwo ari mushyashya by the way, arabibwira ukuntu bimeze gute. Okay, murakoze cyane. Nanjye amazina yanjye ni Meira, yo muri Shati Promotion dukoresha, ariko bitewe n'uko kwiga n'akazi kenshi byatewe n'uko tutazajya mboneka, ariko kubera uyu munsi turi muri vacances nizera ko ubu nanjye tugiye gufatikanya gukora kandi tugakomeza kwiteza imbere, cyane cyane dukomeza iyo filime nanjye muzamboramo cyane kandi ndabizi bizagenda neza. Yes, Iyo filime muzayimubonamo. yes murakoze cyane. Reka nkangiye ku ruhare rwanjye reka tugire icyo twabwira abakunzi bacu. Muri rusange ntabwo dufite power, ntabwo dufite ubushobozi burenze, ariko ku muntu turifuza nk'abaterankunga YouTube channel yacu dukeneye abaterankunga muri level yacu kugira ngo tubashe guhereza abanyarwanda ibintu byiza. Rero uramutse wadukunze hari nomero kuri screen yawe, uratwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukaduhamagara, ariko waduhamagara nta kibazo ko call tukabasha gutera inkunga. Gutera inkunga ntabwo ari ukuvanga amafaranga gusa, ushobora no kuduhereza igikoresho wakoresheje nk'imashini wakoresheje utagikoresha, nka kamera wakoresheje utagikoresha, ukaba wabasha kujya kudufasha kugira ngo nawe dukomeze gukora. Tunifuza ko mwajya munatwamamariza mukadusharingira kugira ngo tubashe kugira hejuru. Cyo mbakunda rero, ndabakunda cyane. Ciao ciao. Murakoze cyane. Yes.